Alo Serafi. Neza bite? Ukubizi mvaga kugwamagara ukundi koko niboneye. Umva ndi wareba hano handi ibintu byose byahindutse. Oya. Ahubwo gwino utabare. Serafi umva. Okay, tuzumbwire. Guhabaye iki? Nimba muyimana nje we ibi bintu n'ubwa mbere mbibonye ndi wareba. Kubyagenze bite se kandi? Mama wawe abantu bose yabasiri banze. Uzi ko yagira ngo yaturubuye. Saha imiyenzi yanjye yari Okay. ahanga Ngahomereza mu tuvugane. fata imiyenzi yanjye uyishyira ahanga urumva mwanga Ma nguvugisha neza. aro Angama. aro Kuko bakwitendetseho aro ne uzi noneho mwana wanjye ibintu byambayeho. Dore wa mugabo ngo ni mwanga mwabo yagiye muri wa murima wanjye munini afata imiyenzi aho yari iteye ayishyira ahandi. Mama, ubusa abo bagabo koko baba bagushaka wiki? Ndabizi se shaha ikintu baba banshakaho. Noneho reka nkubwire ukuntu tugiye kubigenza. Ndakumva. Wowe genda wigire mu rugo. Genda wigire mu rugo ujye kureba amakuru, sibyo? Ariko uzi koko ko ari byo dore n'isaha zageze reka njye kwiyumvira amakuru. Genda wigire mu rugo. Ariko urebe ukuntu bigenza rwose. Iyi ndaza guhamagara abayobozi tuvugane. Ndabyumva. Yemuko. Karamema. Ngwino tugenda ariko mwanga nurebe ibintu nkorera nukuri kw'Imana buretse uzaba. Mama bareke. Mwanga reba ibintu buri kunkorera. Mama bareke twigendere. Sawa rero ubwo mugabo we akumiro n'amavunja. Nkaho uragumya ko nkurikira urajya hewe kandi iyo ntaragushyiramo iki ntago wumva ntako se wambabariye koko ntujyanira udufaranga uko byarawe mbabara ntutujyane rwose nakubwiye ko ari undi buguremo amavuta yo gutera. ariko uzi n'ikindi wibeshyure ijya ahangaha ndagukubita nkwangiza isi kwanjye nawe wiyange hasoni. Ese neza burya wari uri aho? Se mama iki papa twanga? Oya ntabwo ari uko twanga buriya abagabo bose ni kuriya baba bameze sibyo. Iyo ataranywa agacupa uba ubona afite umushira kandi niyo yakanyweye ewe ntabwo ari uko twanga ariko mwana wanjye. Se kucyavuga ko nta mwana.
darling, uzi ibintu byari bigiye kumbaho. Nari natangiye gusinzirira mu modoka nibazana umukunzi araza ryari. Yari hatari. Darling, uretse tugeze ibintu mu nzu sheri. Babarira se bijyanye ndahana. No, uraruhukira mu isheri sibyo? Nta muntu ndiba cyagise. Ubu turacyatekereza kuri uriya musekirite. Birabyara akantu kanyuzemo ntabwo wakomeza ukibyitaho. Bikuvane muri mudu bene ako kageni sheri? No way. Bijyane kuza ko. No darling, ngwino baby sibyo? Kandi tugende tukora ibintu vuba vuba kugira ngo naruhukire rimwe. Sheri ntabwo waguruka? No, sheri. Urahaguruka kandi? Babarira shiri babarira. Ngwino tugende. Zidapfubuse shiri babarira. Agoroka tugende, aguruka. Iri kwiye. Abasekirite sengabi. Agoroka tugende. Okay, reka njye gukora dushe basi ibyo reka nkore dushe nduhuke mbabarira shiri babarira kuri. Dushe? Okay, fine. Kuri njye sinzi n'ikibazo ufite. Byewe ndananiwe pe. Ndananiwe cyane. Kandi ikindi kintu nshaka kukubwira, mu gihe utaruva ko ugomba gukoresha agakingirizo, njye nta kintu tuzongera kuvugana. Ariko Mela, reka nkubaze ikibazo kimwe. Njye nawe turakundana cyangwa turi inshuti zisanzwe gutyo gusa? Ariko nyibura nk'ikibazo uri kumbaza. Ubu se ntabwo wakisubiza. Urasetsa. Ndasekeje wa? Imana irihangana koko. Ibaza ukuntu uyu munsi nari nzi ko ari umunsi w'ibyishimo. Njye nawe tugiye kwishimana ijoro ryose. Ariko uri kwigira nkaho ndi kukugora. Nigeze ngusaba kumpeka njyewe. Ariko bana yanjye boyfriend. Abandi baba bahaye abandi care bakajya kubatekera. Bakabazanira bakarya bagakora akamasaje nk'umuntu uvuye mu rugendo none nawe nyumvira nk'ibintu uri kuvuga. Ngutekere. Nambara agatabura yanjye mu gikoni ry'agafiriti. Wishime. Ntuzane ibintu byo guhindura ikiganiro. Ibintu twari turiho ntabwo ari byo ngibyo. Uri kunyumva neza? Kwanza njye ibintu byo dukingirizo ntuzongere kubimbwira n'iri na rimwe. Ntuzongere na rimwe. Ntabwo nshaka kubyumva mu matwi yawe. TV. Ubu rero muri kure umutipe mwiza w'ibogari. Umutipe w'ikigali rwose ariko wagira ngo arashaka kwiyahura. Wari wabona umuntu mwiza gutya ariko ushaka gukora imibonano mpuzabitsina ntagakingirizo. Mumbabare mumbwire. Okay, murakomeza mudukurikirane. Oh my gosh. You guys will kill me. Ngo on la TV. None. Bitisi. Ni bukiza. Iyo sije y'agakingirizo iraceka. Bitisi shira. Wena nkumbuye. Sava? Samde. None se. Nguheshare. Meze neza. Umva ni show. Ndaje nishimye nagwa kumva ibiro twari dufite ku Gisenyi. Ni birebire. Ariko show yari show.
tubyina tumanuka dusunda tw'amafaranga. Oh my god, umva reka niyambure nze nguhe story kuri story amapya ndaje ndajyanye ibyo dukengereza wapi ndaje gato sibyo ako nyina ko gasije murakampa pe murakampa. Nyakubahwa Procureur w'urukiko rwa Kigali, ni iki mubona igihugu kigira nk'igihombo bijyanye no kurubyiruko rubaswe cyane n'ibiyobyabwenge? Murakoze cyane, mubajije ikibazo cyiza cyane. Ariko none iki kibazo reka tugifate mu buryo butatu. Mu buryo bwa mbere ngo urwo rubyiruko abo bana bafata ibyo biyobyabwenge ni imbaraga nyinshi igihugu cyakiri gutakaza. Kubyumva neza ni ukuvuga ngo bari muri ibyo biyobyabwenge nta kindi kintu bari gukora, baraho ngaho gusa baricaye. Ni imbaraga igihugu kiri gutakaza. None dufate uburyo bwa kabiri. Urwo rubyiruko ayo mafaranga rugura ibyo biyobyabwenge bakagombye kuyagura ibindi bintu bibafasha gukora ubushakashatsi, mashine bagareba igihugu kigeze hehe, isi igeze hehe. Ubwo bushakashatsi bari gukora bagakura imishinga mito mito na leta ikabatera inkunga, ariko ibyo byose ntabyo bari gukora. None dufate ubundi buryo bwa gatatu. Twebwe turareba ko ibyo biyobyabwenge ari urubyiruko rwonyine rubifata, ariko n'abantu bakuru, abagabo nkanjye nawe wabuze ibyo ureba iyo televiziyo niyo wirirwa ureba. Sisi tunandi gushaka kuri YouTube nyigwaho nta nubwo nari nzi ko banayishyizeho nawe. Hari biribuka ko ejo bundi tuzajya kureba umwana. Ngeze mbabwira ko tuzajyana. Ariko twanajyana da. Ibyo ngibyo byibagirwe. Ejo bundi mfite gahunda zihutirwa ngomba gukora. Cyakoze ikintu ushobora kubamarira no kubatiza imodoka. Ariko ko tugomba kwegera umwana tukamwereka urukundo, tukamwerera imbuto, tukanamushyigikira. Akibaza nagiye kwakira umuhungu nkuriya w'ikirara, wananiye, wansebeje, akandumbira bigeze hariya. Mvuga ibintu byashoboka. No. Rwose mugabo mwiza, iki nicyo gihe Jado twakamwegereye nk'ababyeyi. Ikigo ngororamuco yagiyemo cyamuhindurira ubuzima, ariko natwe tumwegereye tukamushyigikira. Fungura amatwi nkubwire, Jado ni mukuru bihagije. Guhinduka kwe niwe bifitiye inyungu, nge nta nyungu bimfitiye. Ibyo nakoze narabikoze birahagije, nta kindi kintu ushobora kongeraho. Sebero cyafite uburakari bwa mu gitondo. Sishaka kwigisha ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina kuko imyaka ufite urabizi, ariko wenda reka mubwire ko ngewe ntari ready kuba nabyara. Kubyara? Ariko ubundi ndababwiye ko umukobwa buri uko akoze imibonano mpuzabitsina yatabyara. Kandi muraho ngo mwarize. Ndabizi tubyihorere ubu ugiye kuvamo impaka ndende, ariko ngewe icyo nakubwira I'm not ready. Nari mbaza neza. Okay. Kagafi kaba karahari cyane rwose. Okay. Ese kutaraza gufata gift yawe? Ari uko umeze? Shobwe ejo ubonye umwanya nge nzaba niriwe mu rugo. Twaza kubifata nta kibazo. Nta kibazo sha. Okay. Zaza. Ahubwo se reka mbe ngiye kwakira abandi bantu ubwo ndagaruka. Nyine tugaruka ngenda ari gifi. Reka mbaze shere cyari buriki. Reka turebe. Dari gifi. Amukunze se? Go pasa. Ariko nawe mana yanjye.
ese no kuri abantu basigara ikosa uragira ngo nzahurire nawe mu nzira muceho nta mumenye kandi nari no kumukubita akantu k'akarita tubyihore ariko urabizi ko ntari bigutu ntabwo pasi pasi ni amakoroneri wowe yigenga cheers pasi twiyumva tuba twasohotse please cheers shiri Ça. Oui. Allô? Oui. Nageze muri ka gahanda wambwiye. Ndahantu hari agapangu kameze nk'agashaje k'ubururu kavanzemo n'icyatsi. Handi hantu hari inzu nziza gutyo. Sawa. Ubana heza? Merci urahageze none. Ndetse nkwakiriza iki? Hano hari wine, hari beers, hari narika. Urashaka? Njye mu cyayi na ji gusa. Ibintu bibaho umuntu ukora mu kabari. Abaho urugero ni nkanjye. Kamuzanira ji ariko urambeshye. Njye urimbwira kuri komite byo nari kubyumva. Amakuru se ya mukecuru ameze neza. Cyoherwa. Murakoze. Uri i Kigali kuva ryari? Ubundi naje nje kwiga. Ubundi mu mwaka wa mbere. Mwaka wa mbere ungana gutyo se? Wa mbere kaminuza. Okay, sorry. None si byo gukora mu kabari byo byaje ryari? Nasanze ngomba kugira utundi tuntu nkora ku ruhande tunyinjiriza. Ngo kuko nisanze mu kabari. Okay. None se kwiga nari amajoro utaha ubasha gusubiramo amasomo yawe bitakugoye? Biragoye. Biragoye cyane. Ariko ifite inzozi
burya ntacyakubuza kuzigeraho. izi dozi zawe ni nk'izihene. ndifuza kuba umukobwa witeje imbere ufite icyo yigejejeho, mbese ndifuza ko mu minsi iri imbere nawe nzaba njyenyine mu buzima bwanjye. ubona watwite none ariko ngenda twika nimanukira kudasuhuza umushyitsi. unyakire gusa mu ndindi ibi bintu byanyu by'imitobe ntago ndeba. w'ishuri yitwa Neza, ni inshuti yanjye nshyashya. Okay, nice to meet you. uyu nguyu ni Mishu, ni umukuzine wanjye, turabana. hari akantu nibagiwe. Umva nta kibazo ufite kuba uri kunywa ibino bintu by'imitobe biryohereye gutya. Ikintu ufite mu buzima? nta kibazo. Are you sure? Okay. Ntuye gift yawe. Mana yanjye ndapfuye. none se nyifungure? Yayifungure ni yawe. Ngeze kutanywa. Ishowe n'ibintu byose nakuzaniye. Wow. Mbana we smartphone. None tubebe? Oya, akira nukuri murakoze. Nukuri murakoze. Oya, gusa wayimbona nawe yavuga ko ngoraye. Oya nuko yakire nukuri nabuze ni ikintu naguha. Oya kwitura ibintu aho nkora cyagiye n'ijoro nukuri warakoze. Yakire kandi uyishimire. Mana we. Nukuri ndifuza ko wakomeza kuba inshuti yanjye. urakoze. Ntago kimenetse. Sava, ikibazo. Neza, sava se? Sava. C'est bien. Shaka telefone yawe ra. Niza turebe. Nuko Neza, ifone ni sawa. Abasore batangiye kukwitaho bifatika. Ndabeshya? Neza nta musore wakwigondera ino telefone ndabivumbuye. Wapi? Iyi ni sugar daddy yigendera. Vugisha ukuri. Ntago sugar daddy wakuguriye. Se boss. Byanditse ko ari umusaza cyangwa umusore wayinguriye. Ko neza ubona ndi umwana utazi gutandukanya icyatsi n'ururo koko. Uretse ko nari no kumva impamvu turi kuganira kuri telefone. It's okay, nta problem. Ako neza reka nkubwire. Waruzi ko ngiye mfite ubushobozi bwo kuba nakugura telefone nziza iri ku rwego rwo hejuru kurusha iyi. Hari ikindi njya mbona ugiye utajya urebaho neza. Waruzi ko naguha n'urukundo, nkagukunda ugatekana ukamererwa neza rwose. Urukundo? Ese nkubeshye, ese hari icyo utumva? Uratangaje cyane rwose. Kwe. Fungura umuryango tubiganireho. Kutangaye se. Fungura umuryango tubivuganireho nta problem. Nta problem. Fungura umuryango. Neza gira ubwoba kandi nagasaba. Nyaruka yewe ugende ufunge nta problem. I'm a fighter, a dreamer, rwanira ejo hanjye nkomeza intambwe ndahabona ejo si kera, ejo si kera, ejo si kera, ejo si kera. akazuba
akazarasa icyizere kirahari ejo umucyo uzaza nigurukire ibuka za nzozi wari ufite ukiri muto biracyashoboka wazigeraho akira ukuboko tugeraneyo buryo zose kera twigendere tugere ibicu